Guys, nari niyicariye man ndi kurya amafaranga ya bro. Ngiye kumva numva inyana y'imbwa, ntazi n'ahantu iturutse mwana. Ngiye kumva numva inyana y'imbwa ije gutya. Barensetse n'uhagarika zino voice wumve aya magambo cyari kiri kuvuga. Ndanakoreka proof yuko hano ari kubabeshya. Sibyo inongegera sinzi ikibazo ifite. Kagwa muri wese nako buretse mbe nkuretse babanze bumva ibintu uri kuvuga, sibyo? Kajwi yari yarabihishe yaranze kubereka isura ye, ariko narebye video ye ira effect itakoresha sinzi ukuntu yagize guca iba imuvuyeho ubwo mpita mbona isura ye. Video Wambwebwe wa musega we, iyo effect turi kuvuga wayibonye? Wowe kagwa muri wese we njyagera shinye kabashikura wanyana yimbwa ko rusa n'umunyo y'imvubu. inagura hava hano utayibonye, ariko reka banze nsekemo. Sinkwaniza inyundo cyangwa amabyi nkatera mu icyo kinwa wanzererezeho. Kajwi wazatweretse video umeze neza ira effect itakuriwe. Mwanjegera mwe mwamihirimbira imwe ntabwo nzabereka isura yanjye, nzayibereka. Uradushira mu gateganyo ntabwo twebwe tuzi kwirebera. Wowe kareba ibaye wese ibyo birakureba. Ambo doredo itonde kurikira iyi video twagiye. Bantu mukunda kakajwe noneho ahangaha ngiye kubabehera ukuri kw'ino video, sibyo? Ngiye kubaha ukuri ageze kw'ino video hari yerekana isura ya kakajwe. Buretse nkwereke. Ndayishimiye gadi. Sisi tumuvuze. Ndayishimiye gadi turamuvuze. Komera cyane, komera. God up. Reka duhagarikire hano noneho kankwereke, sibyo? Uko urebye ino video kanyisubizemo uko urebye ino video ukuntu bimeze, sibyo? urebe Soma bibiri. No ukuntu ubona ino video ngiye kukwereka ino edit yakoresheje, sibyo? Tugiye kuzuminga ino video. Iyi ngiyi ari kwerekana, iyi ngiyi urimo kureba tugiye kuyizuminga. Ya party wabonye hano hava hiki ino mask, sibyo? Ngiye kuyizuminga nkwereke n'itandukaniro ryaba bantu, sibyo? Ngiye kuyizuminga turifashisha n'ino shusho iri mu screen, turekane n'ino ngetura, sibyo? Kaburetse sasa nkwereke. Okay, none uko ubona ino video, sibyo? Uri kubibona na abantu babiri basa, mbese uri kubona ni foto bashyize hejuru ya video, kambikwereke. Uri kubona ko ari amaboko y'abantu babiri, mbese ni ifoto bafashe bashyira hejuru y'umuntu. Bivuze ngo yafashe igice cy'isura. Urumva ari ukuntu ufata AI ugafata igice cy'isura ukabigurana. We niko yakoze ino video man. Iki kimara rero ni ikintu kisibyo. Iki kigoryi ni ikintu cyafashe content y'abandi kikayishimuta. Yayi umuntu bitabije iyo bija, sinzi niba mumuzi, cyarayishimuse gusa ndabona kidashaka kunyurwa nayo, gishaka gufata na content z'abantu kikazishimuta. Man ntacyo byakugezaho. Nziki ino video urayireba byanga byakunda wanuzaho. Ntacyo byakugezaho tu. Kankumvishe n'amajwi kakajwe twivuganira ukuntu ambwiye, ukuntu yakuvuzeho. Nta kintu se wewe nta n'ikintu ashaka kugutangazaho. Buretse nkumvisha aya no majwi. Bro man, kubiki uramunika ngo ni Ngarambe yavuze ku bintu mbese nka biri agakora prank nk'iriya, ntihagira ikintu uvugaho. Shomani mwihorere dore abantu basigaye barigize utuntu tuvuga dore uko hari ibintu ashaka nyine ubwo mureke. Mano agakwiye kumubaza wagwana. Ko njye ndumva atari ibintu byo kureka. Regira content kuyangiza man, imva yakubise umuntu mu mavi. Nyine mwihorera kuri ibyo ashaka. Ubundi ugira ngo ntabwo wabimubuza ubwo nyine nibyo akeneye, mureka byihorere abikore nta kibazo. Kubwo ntari uretse nkwereke.
iyo ngiyo ni voice yanjye na ka kajwi turimo ducata mubaza ibintu by'ira content, kuko uno muntu ka kajwi yewe njye sinaguha ifoto gusa nyine for him secret, gusa urebye n'ingofero bari bambaye ntabwo ari zimwe. Iyi ni prank yakozwe, iyi ni prank yakozwe, urebye ukuntu yahindukiye sikura yahindukiye, iriya ni prank yakozwe, ntabwo ari ukuvuga ngo iki kimara nako ino ngegera reka mbanze nyiburire. Mva mayibobo, niba warabuze ikintu ukora wambwawe, yambuze n'ikintu ngutuka wa mahero, urumva mbuze n'ikintu ngutuka kuko biteye agahinda wa musegaho. Urifata ugafata content umuntu yashoyemo amafaranga ye yose ugashaka kuyangiza, wamuhirimbiriwe, ubwo uri gutekereza kuri gukora ibintu bizima. Nose wangigira urabikora ngo wunguke iki? Imbwa nkamwe imbwa mujye mumoka, mureke kumukira hejuru ya content z'abantu. Nta n'ikintu ashaka kuvuga we yagupo, gusa njye sinagenda ntakuraburije kanyoko. Nyine ubwo murihangana kuba ndi kuvuga nawe man, uzi umuntu gufata content ya content reka kuyikiniraho, yangira ngaburira, niyo mpamvu ntakirwa nyikiniraho. Rero kwirirwa gufata content ya bro wanjye ukaza uyikiniramo man, twakiraburiza kunyumva. Niba unabishaka n'amafoto yanjye, ifoto yanjye iri kuri thumbnail, ushaka wajya ukayireba, ibyo birakureba, ukareba n'umuntu uri kukwiyama, nduzi ko ari na byiza, sibyo? Igicucu gisa gutya cy'umukara wallahi kirifata kivuga ibintu nka biri sesha, mvaga byakungura iki? Nawe umuntu uri kureba ino video ufashe uzi gufata agafuka kawe k'umuceri, sibyo? Uzi gufata agafuka kawe k'umuceri, umuntu agafata urwembe akagakeba uri muri kaburimbo uri ahantu hamanuka, urumva ukuntu aba aguhombesha. Nibyo bintu ino ngegera ishaka gukora. Ngigira y'umukara gutya burayi babimbabaje mu kumva mvuga amagambo makeya, gusa ibereho nyine, niba aricyo kigutunze, niba ari umunwa ibereho. Gusa itiko ntabwo ari ryiza peti, ntabwo itiko ari ryiza ku muntu w'umuhungu, noneho ku mbwa ingana nawe y'umusega mubi wagakuruza umutima mu bisongo wagihetse. Nimuzajya mutera umuntu kuvuga nabi, square yifate burayi babimbabaje karide peti. Niba uri no kureba ino video ukaba warebye ino video kugeza irangiye man, ino video uri kuyibona kuri 3dex, ngiye kumva ni Wolf Legend. Ubwo nyine bye, ndakunda kanze nongere muhe nyina.